uretse Imana yonyine yaturemye, yadukoreye ibikomeye bitangaje, natwe ibihe byose tuzahora tuyamamaza. Nta yindi Mana dufite yo kubahwa uretse Imana yonyine yaturemye, yadukoreye ibikomeye bitangaje, natwe ibihe byose tuzahora tuyamamaza. Yitwa Rubasha, yitwa ndiho, yahozeho kandi azahoraho. 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 Imana twizeye nirurangiza, yafanye Abisirayeli muri Egiputa, ibakiza amaboko ya Faraho, bageze hakurya y'inyanja barayitambira. Imana twizeye nirurangiza, yafanye Abisirayeli muri Egiputa, ibakiza amaboko ya Faraho, bageze hakurya y'inyanja barayitambira. Yitwa Rubasha, yitwa ndiho, yahozeho kandi azahoraho. 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 Ubwo bari bamaze kwambuka inyanja itukura, Dawidi yaratanda tambira Imana. Ubwo yari bakijije agasuzuguro k'Abafilisitiya, Esiteri arashima, shimira Imana. Ubwo yarabonye amahirwe yo gukiza ubwoko bwabo. Nawe senga, komeza usenge, iyi gutabaye ntibikorera mu mabanga. Yitwa Rubasha, yitwa ndiho, yahozeho kandi azahoraho. 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 Yitwa Rubasha, yitwa